ikaze rero kuri YouTube channel yanjye Gikoni Time nkuko bimenyereye ni Ariete muri bukorane uyu munsi wakibaza ngo ndi guteka iki ese turi bwigire hamwe guteka iki muri rusange icyo turi bwige rero guteka uno munsi turi buteke umuceri w'imboga umuceri mwiza cyane umuceri woroshye guteka kandi udasaba ibintu byinshi tugiye gutegura mu kanya kandi ntibibagirwe gukanda subscribe na share kuri channel yanjye Gikoni Time. Mu gihe turindiriye ko amazi y'umuceri ari bushyuhe turadukata bya birungo byacu. Amazi yacu rero yabize iminota 2 irahagije nyine ngo amazi abe abize tugiye gushyiramo wa muceri wacu turindire ko nawe uri bushye. Tugiye no gusekura tungurusumu kubera ko nazo turi buzishyire muri bya birungo byacu. Ibirungo byacu rero tumaze kubikata mwabibonye. Donc reka tuvuge ko ari imboga zacu turi bukoreshe muri wa muceri tumaze kubikata tugiye kubikaranga nabyo dukoresheje utuvuta dukeya kugira ngo umuceri wacu utaza kuza harimo amavuta menshi kandi amavuta si meza murabizi. Reka dukarange. Kwa tuvuta dukeya ugenda udukwiza ku ipanu kugira ngo dukwireho twose. Tugiye kubanzamo karoti rero nazo tuzikaranga. Tugiye gushyiramo n'ibitunguru by'umutuku. Turabishyiriramo rimwe n'ibi poivro ibitunguru by'ibibabi na poivro nayo turayishyiramo byose bihere rimwe nta gisisi kinini. Tugakomeza tugakaranga
paka ubonye yuko ibitunguru byahiye, karoti zahiye, ntabwo urindira ko bishirira. Mu gihe rero tukirindiriye ko za mboga zacu zishya, turaba dukubita amagi kuko nayo turi buyatekemo muri wa muceri wacu. Muri ya magi yacu rero naho turi buvangemo kibe magi, turazivunguriramo mu magi yacu uko ari abiri. Muri ya magi naho rero turashyiramo na tungurusumu, bimaze gukubita ya magi rero biyavanga muri za mboga zawe. Ushyiraho akariro gakeya kugira ngo igihe uri gukaranga bitaza kuba umureta, ahubwo bigenda bifata kuri za mboga. Umunota umwe urahagije, biba bimaze gushya. Umuceri rero iyo umaze gushya urawarura ukawushyira mu gisorori cyabugenewe kinini washobora kuvangiramo. Njyewe nifashishije iki ngiki, urabona ko ari kinini. Utakibonye washyira no mu isafuriya aho ubona wavangira, ntabwo ari ibintu bigoye. Nyuma rero na za mboga zamaze gushya, uhita uzivangana wa muceri. Ubwo za mboga zacu uhita utangira kuzivanga n'umuceri kugira ngo byivange ahantu hose bijyemo. Umuceri wacu rero wamaze gushya, mwabibonye uroroshye, ni iminota mikeya cyane. Tumaze no kuwutegura wabonye ko twashyizeho agadekorasiyo gatoya kugira ko iyo ugiye gutanga ibiryo ni byiza ko ubitegura bisa neza. Umuceri woroshye ntabwo uguye, ni ibintu bisanzwe wabona ku isoko, ugateka umuceri mwiza kandi uryoshye bitagutwaye iminota myinshi. Rero ntiwibagirwe kuwusangiza bagenzi bawe na share na subscribe kuri YouTube channel yanjye Igikoni Time, mugezwaho na Uwera Angel.